Yesu ashimwe mwebwe akurikiye muri wowe TV muri kumwe nanjye NGD. Nanjye kubasuhuza mu izina rya Yesu duhurira kuri uyu muyoboro wa muri wowe TV. Uko twabisezeranye rero, reka dutangire dusenga Imana, hanyuma dusome ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera duhereye mu gitabo. Mana, turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi tugirira, tugushimiye gukomera kwawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye uyu mwanya nanone uduhaye wo gusoma ijambo ryawe ryera. Umwuka wawe wera yururuka bane natwe, kandi buri wese abe mu ruhande rwe, utuyobore. Mwami Imana, ukomeze kudushyigikira muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu tubisabye, amen. Itangiriro igice cya 10. Urubyaro rwa bene Nowa. Uru ni urubyaro rwa bene Nowa, nibo Shemu na Hamu na Yafeti. Babyaye abana hanyuma ya wa mwuzure. Bene Yafeti ni Gomeri na Magogi na Madayi na Yavani na Tubali na Mesheki na Tirasi. Bene Gomeri na Ashkenazi na Rifati na Togaruma. Bene Yavani ni Elisha na Tarushishi na Kitimu na Dodanimu. Abo nibo bagabiwe ibirwa by'abanyamahanga nk'uko ibihugu byabo biri, umuntu wese nk'uko ururimi rwabo rumeze, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amahanga yabo ari. Bene Hamu ni Kushi na Misiyarimu na Puti na Kanani. Bene Kushi ni Seba na Havira na Sabuta na Rama na Sabuteka. Bene Rama ni Sheba na Dedani. Kandi Kushi yabyaye Nimurodi, atangira kuba umunyamaboko mu isi. Yari umuhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Nicyo gituma bavuga bati, nka Nimurodi, wa muhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Igihugu yimyemo ubwa mbere ni Babeli na Ereki na Akadi ni Kalune mu gihugu cy'Ishirani. Ava muri icyo gihugu ajya muri Ashuri, yubaka Nineve ni Rehobotiru ni Kara ni Reseni iri hagati y'Nineve ni Kara. Aho niho wa mudugudu ukomeye. Misirayimu yabyaye Abarudi na Abanami na Abalehabi na Abanafutahi na Abanafutuhi n'Abapatirusi n'Abakasiluhi. Nibo bakomotsweho n'Abafilisitiya. Yabyaye n'Abakafutori. Kanani yabyaye imfura ye Sidoni na Heti. Yabyaye n'Abayebusi n'Abamori n'Abagirugashi n'Abahivi n'Abaruki n'Abasini n'Abanyaruvadi n'Abasemari n'Abahamati. Ubwa nyuma imiryango y'Abanyakanani irakwira. Urugabano rw'Abanyakanani rwaheraga i Sidoni rukagenda rwerekeje Igerari rukageza i Gaza. rukagenda rwerekeje i Sodomu n'i Gomora.
na Adima n'i Seboyimu rukageza i Lesha. Abo ni bo buzukuruza ba Hamu nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko indimi zabo ziri, nk'uko ibihugu byabo biri, nk'uko amahanga yabo ari. Na Shemu mukuru wa Yafeti, sekuruza w'urubyaro rwa Abeli rwose, nawe abyara abana. Bene Shemu ni Elamu na Ashuri na Rupakisadi na Rudina na Ludi na Aramu. Abana ba Aramu ni Usi na Huri na Geteri na Mashi. Arupakisadi yabyaye Shera. Shera yabyaye Eberi. Eberi yabyaye abahungu babiri, umwe yitwaga Peregi kuko mu gihe cye arimo isi yagabanirijwemo, kandi murumuna we yitwa Yokitani. Yokitani yabyaye Arumodadi na Sherefu na Sarumaveti na Yera na Hadoramu na Uzari na Dikila na Obaru na Bimayeri na Sheba na Ofiri na Havira na Yobabu. Abo bose ni bene Yokitani. Urugabano rw'igihugu cyabo rwaheraga i Mesha rukagenda rwerekeje i Sefaru rukageza ku musozi w'iburasirazuba. Abo ni bo buzukuruza ba Shemu, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko indimi zabo ziri, mu bihugu byabo no mu mahanga yabo. Iyo niyo miryango ya bene Nowa, nk'uko yabyaranye mu mahanga yabo, muri bo niho amahanga yose yagabanirijwe mu isi hanyuma ya wa mwuzure. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mana Data twese wo mu ijuru, turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ineza n'urukundo tugirira, tugushimiye ubuntu bwawe, kandi turagushimiye umwanya wose tumaze dusoma ijambo ryawe ryera. Wakoze kubana natwe, kandi Mwami Imana, ubwami bwawe bwamamare mu izina ryawe Yesu Kristo. Mana, ukomeze kubana na buri wese, kandi umwuka wawe wera akomeze kuba kuri buri wese kugeza igihe tuzongera gusubirira. Mwami, ukomeze turindishe amaboko yawe akomeye, tubisabye Imana Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo umwami kandi umukiza wacu. Amen.